Ire kuri ibi bintu naguteguriye kandi umenye n'injyana n'ukuri birajyana kuko ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro ugomba kumenya. Hari ibikoresho utaruzi akamaro kabyo, ikintu kimwe twese tuziranyeho ni kimwe, nta muntu wamenya ibintu byose. Icyo cyo tukemere, mbese gukoresha ibikoresho byose ntibipfa gukunda. Akaba ariyo mpamvu usanga uruganda rugizwe n'abantu ibihumbi, nuko buri wese aba afite ubumenyi butandukanye n'ubw'abandi. Ibikoresho dukoresha mu buzima bwa buri munsi bigiye bifite utuntu tubikoze dufite amagana y'akamaro, ako tuzi n'ako tutazi, gusa hakaba n'utuba dufite akamaro ukabona biratangaje kuba tutanakitagaho, kandi iyo tumenya byari kurushaho kuba byiza. Ujya ubona akadomo k'umukara kari uruhande rwa kamera na flash kuri telefone yawe. Genda ukiza telefone yawe urebe, uzabona akenge k'umukara kuri telefone. Abantu bafite iPhone nk'iyo mfite, uhita ureba hirya mikoro gato ya, uhita ubona akantu gato, buriya kari akantu ni mikoro kaza kuri kamera, ka kadomo kaba kari iruhande rwa za kamera, nta kamikoro buriya. Niba ufite telefone y'ubwoko bwa iPhone ushobora kuba warabonye cyangwa utarabonye akenge gato k'umukara kari hagati ya kamera na flash yenda twahita urumuri. Aka kadomo burya gafite akamaro kanakomeye. Kariya kenge niko mikoro gakora kuri kamera y'inyuma kugira ngo kayungurure amajwi cyane cyane iyo uri gufata video. Ushobora kuba utarubizi yenda ukagira ngo za mikoro za telefone zisanzwe niyo hasi niyo hejuru nibyo yenda bituma ufata video n'amajwi oya. Abantu mujya mwitegereza umwobo uba kuri lavabo. Lavabo igira umwobo hariya nyine uzarebe handi iyo uri gukaraba, apana wa mwobo umwanura amazi. Uzabona rwose undi mwobo ubu hari munsi rwose neza, aho kakanu kazamura amazi kaba gatereye, karabakita karaningoboka. Burya hejuru ya lavabo musanzwe haba kenge kajya kuba kanini, ariko niba utibeshye kuva wayigura nta kintu karakumarira, cyangwa se nta nubwo wakitagaho, kuko yenda uzi ko ari akantu kamaringushye gusa. Burya kariya kenge gafasha lavabo kuzura ngo imena amazi. Ni ukuvuga ngo habaye ikibazo ikaziba amazi akuzura, kariya kenge kayifasha kutamena amazi hasi mu gihe utaramenya icyo ukurikizaho. Hari ukuntu lavabo ishobora kuziba, kariya kenge ubwako ni ingoboka igufasha kuba lavabo itamena amazi hasi. Ujya ubona uturongo turi ku nyuguti ya F ndetse na J kuri keyboard. Niba uri kuri mudasobwa birebe neza, no kuri telefone zimwe na zimwe za dutushe kabaho tuturongo tubiri tubaho. Turiya turongo rero twegutse tuba kuri buto ya F ndetse na J. Uzare kuri keyboard uzayibona rwose ya machine, laptop cyangwa se izo telefone nkubwiye. Akamaro ka turiya tumenyetso rero dutuma umuntu amenya ahashyira intoki kuri clavier bitamugoye, cyangwa se atanarebye hasi ahari kwandika. Muri ikintu kizakwereka umuntu uzi gutayipinga ntago ajya areba kuri keyboard. Musanzwe intoki zijyaho mu buryo bukurikira: intoki z'ibumoso mu byumve neza zifata F, zigafata D, S ndetse na A. Naho ku kiganza cy'iburyo zigafata J, K na R n'akadomo n'akitso. Naho ibikumwe byo bijya kuri space bar, cyangwa se handi umuntu ashyiraho asiga akanya. Buriya nibyo bikwereka umuntu utazi gutayipinga, akora dondi upya. Akaza akambi uzarebe ku bantu bafite imodokari cyangwa udukurikira mu modoka uratwaye, reba ari akambi kari aho urebera esanse isigaye mu modoka. Kari akambuza icyo kavuze. Kari akambi rero kakubwira aho umwobo wa esanse uherereye. Byagutangaza kubona ufite imodoka ariko bajya kugushyiramo esanse ukayoberwaho hahandi bashyirira esanse, ukahayoberwa, cyangwa ugasanga waparitse ahantu hatari mu cyerekezo cyaho bahita bagushyira kuri station, aho bahita bagushyiramo esanse. Niba rero ubona akamenyetso
kakambira uruhande rwa kandi kamenyetso ka essence kuri pumping machine mu modoka yawe cyangwa se iyo utwara nakumenyesha ko atari umurimbo gusa. Urabizi ko bitesha umutwe gusohoka igihe umuntu wo kuri sitasiyo yakubwiye ko imodoka wayiparitse ahatariho utaruzi icyo bimaze. Ako nicyo kamaro kayo. Mujya mufundura ibyo kunywa, yaba byeri, yaba ibyo kunywa bidasembuye bipfundikirwa bituruka mu nganda. Ibi biba biri mu macupa. Hari agasaso ka plastique kaba mu mufuniko wa fanta cyangwa se inzoga, kari akantu k'akaziga tukiri abana twajyaga tudukuramo. Kari akantu kameze nk'akaziguza akamaro kako. Niba unywa cyangwa se ujye ugerageza kuri ibinyobwa, kari akantu ntabwo ari umurimbo. Ntabwo icyo kamaze ari ukuba kariho twatubare no guhisha tombora gusa nk'uko bamwe bajya batombora, ahubwo hari akamaro gafite gatuma katabura mu icupa iryo ari ryo ryose. Akamaro ni akahe? Kari akantu gatuma inzoga igumana ubuziranenge igihe kinini, kuko gafasha umufuniko gufata gaze iri mu icupa ngo itangirika. Ariyo mpamvu niyo uyicugushije gaze idashobora kuvamo cyane rwose. Nizere ko hari bimwe mu byinshi wungutse. Mukaturaza tureba amakarita ya dukina. Ese amakarita yatangiye gukinwa ryari? N'ibindi byinshi cyane. Uracyari kumwe na Guta n'Isango Star 91.5 FM 105.5 kuri internet. Turahabaye cyane, murabizi ko tuba turi kumwe igihe cyose. Umenye n'injyana byose birajyana. Music of your life all the time. You are host Guta Mani Guta. Playing the music you love. Ese ubundi amakarita yaturutse he? Nicyo kibazo ushobora kwibaza. Amakarita yadutse mu Bushinwa mu kinyejana cya 9 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Niba warakekaga ko yenda amakarita yakomotse i Burayi, burya yaturutse muri Aziya mu gihugu cy'Ubushinwa. Umukino w'amakarita wageze mu Burayi ahagana mu kinyejana cya 14, ariko uyu mukino wajya gukinwa ku mategeko atandukanye bitewe n'agace. Ubundi nakuna kintu usanga uburyo twe tuwukina ino, uretse abakina amatatu, abakina ibyonde, abakina amaturufu, buri amakarita rwose akinwa mu mikino myinshi cyane. Kandi nanone buri amakarita ntiyari ameze kimwe, ahubwo abantu bayakoraga mu buryo butandukanye cyane bitewe n'uduce. Icyakora ibi byaje guhinduka nyuma. Mu kinyejana cya 17 nibwo amakarita yatangiye kugira amategeko, ndetse n'abayakoraga batangira kuyakora mu buryo busa. Abafaransa nibo baje gushyiraho ibi bimenyetso tuzi nk'igisuka cyangwa se spade mu Cyongereza, ikaro hano babyita diamond mu Cyongereza, umutima ni heart, umusaraba ni club. Ari nabwo baje gushyiraho inyito z'ayo makarita, ari naho dusangaho ziriya nyuguti za K, inyuguti ya A, ubwo kandi kuri wa ine, A ni kuri bwana, Q kuri wa pili, ndetse na J kuri wa tatu, ndetse n'imibare ugasanga harimo 7 gutyo nyine. Guko imibare murayizi cyane, nta muntu ubundi abanyarwanda n'umukino nzi bahuriyeho cyane. Bya none bigeze ejo bundi muri lockdown yongera agaciro nanjye ndeba. Ese ko twabonye ko ziriya nyuguti za K buriya zisobanura abami, nubwo twe tuyita wayine, abo bami ni abahe? Abami ni 4 bari ku makarita. Hari umwami w'igisuka spade, buriya mwami ni Dawidi, umwami w'Abisirayeli uvugwa muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera. Umwami w'ikaro cyangwa se ibyo bita diamonds mu Cyongereza ni Julio Caesar, umwami w'Uburomani, yabayeho ahayinga mu 100 kugera muri 44 mbere ya Yezu. Umwami w'umusaraba cya Cribe ni Alexander the Great cyangwa se Alexandre le Grand, umwami w'Ubugereki wari uzwi nk'igihangange muri Macedonia, yabayeho ahayinga muri 356 kugeza muri 323 mbere ya Yezu.
umwami w'umutima cyangwa se heart ni Charlemagne, umwami w'Ubufaransa. Uyu mwami yabayeho ahayinga cyangwa muri imyaka ya za 743 kugeza muri 814 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Icyakora ibi ntago bivugwa rumwe mu bihugu bitandukanye ku busobanuro bw'abami, aho bamwe bavuga ko nta gisobanuro na kimwe bazi cyerekeye aba bami, ariko bivugwa ko mu kinyejana cya 18 aribwo ibi byose byavuyeho, hemezwa kutagira igisobanuro na kimwe kigumaho. Iyi ni Isango Star, nitwa Gutaman Guta. Ikiganiro Isango n'injyana za weekend, nizera ko mukomeza kuryoherwa n'ikiganiro. Let's go. Wow, bayita Titanium all the way from Geta featuring Zia. Nizera ko mumeze neza. Ubumenyi n'injyana byose birajyana. Yes, nizera ko umukunzi wacu wasabye indirimbo ya Zia yamugezeho. Birashoboka ko niba ujya ufite imyenda ya siporo nkuko nabikubwiraga, harimo Adidas cyangwa Puma, kubera ko ari inganda zikomeye usanga ahantu hose, cyane cyane mu myambaro. Wabuze amateka yazo izi nganda zombi. Puma na Adidas ni inganda mpuzamahanga karundura mu gukora imyenda n'inkweto bya siporo. Icyo utaruzi nuko izi nganda zombi zifitanye isano ya hafi cyane. Nibyo Adidas na Puma zifitanye amateka ko zakozwe n'abagabo bitwa Adolf ndetse na Rudolf Dassler. Aba bagabo mu yandi magambo bashinze izi nganda buriya baravukana. Nanone amateka tubwira byinshi kuri izi nganda. Mu mwaka w'1919 abavandimwe babiri Rudolf ndetse na Adolf bavutse mu myaka y'1898. uwo ni Adolf, ni Rudolf. Naho Adolf yavutse mu mwaka w'1900. Aba batangiye imirimo yo gukora inkweto n'imyambaro bya siporo, biza no kurangira bakoze kompanyi bise Geda Gribda Dassler Schofrek mu Kidage. Ibi bikorwa babitangiye mu rugo iwabo, ariko biza kurangira bimutse bashaka ahandi bakorera, kuko mu mwaka w'1927 bari bamaze kugira abakozi bagera kuri 12. Ibintu byarakomeje bigenda neza ubwo mu myaka y'1936 mu mikino ya Olympique ikipe y'Ubudage yagiye yambaye imyambaro y'uruganda rw'aba basore babiri bavukana, binatuma izina ryabo ribikimenya bose, kandi ibikoresho bakoraga birakundwa cyane ndetse baranacuruza cyane. Icyo gihe imyaka yari ibaye 17 aba bavandimwe bakorana. Mu mwaka w'1939 intambara y'isi yahise itangira, ubwo ni ya kabiri. Biba ngombwa ko imirimo ya Geda ihagarara. Rudolf yahise ajya gukora imyitozo ya gisirikare, kuko n'ubundi yari yarakoze imyitozo mu gipolisi, ubundi ajya kurwana ku rugamba. Naho Adolf akomeza gufasha igisirikare mu kwifashisha uruganda rwabo mu gukora intwaro. Iherezo rya Geda y'intangiriro ya Puma na Adidas. Intambara y'isi irangiye mu mwaka w'1945. Aba bombi bakomeje imirimo yabo y'uruganda rwa Geda, ariko bidatinze hatangiye kuvuka umwuka mubi hagati y'aba bavandimwe kubera kutumvikana hagati y'abagore babo. Ndetse binavugwa ko intambara y'isi irangiye Adolf ashobora kuba yaraciye ruhinga nyuma akagambanira mukuru we Rudolf, bigatuma afungwa igihe cy'umwaka. Ibi byatumye Rudolf nawe ashaka kwihorera ngo amufungisha, ariko ntibyakunda.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1948 byabaye iherezo ry'imikoranire ya hafi y'abavandimwe babiri aribwo bahagaritse gukorana. Muri uwo mwaka uruganda rwa Geda rwasenyutsemo. Rudolf Dassler yahise ashinga kompanyi ayita Rudolf Da cyangwa Dassler. Da Lu yari Rudolf, Da ivuga Dassler. Ariyo nyuma yaje guhindurirwa izina yitwa Puma. Puma murabizi ni inyamaswa. Adolf nawe ntiyarebeye kuko ntiyagumya gutyo gusa, kuko nyuma y'umwaka umwe gusa nawe yahise atangira indi kompanyi yise Adidas. Adi bivuga Adolf, izina rye ribanza Dassler. Adolf Dassler yari yarabanje kwita kompanyi ye Adas, ariko kubera ko hari indi kompanyi yitwa Adas yakoraga inkweto z'abana, ku cyangombwa cyo kwiyandikisha yongeraho inyuguti ya I n'intoki bihinduka Adidas. Izi kompanyi byabaye ngombwa ko zigabana abakozi bakoraga muri Geda. Icyakora Adidas yatwaye 2/3 by'abakozi, naho Puma isigarana abasigaye. Guhangana byakomeje kubaho kuko izi kompanyi zose zakoreraga mu mujyi wa Herzogenaurach warugabanijwe n'umugezi wa Aurach. Adidas yakoreraga mu majyaruguru y'umujyi naho Puma ikorera mu majyepfo. Izi nganda zombi rero nizo zakoreshaga abakozi benshi kurusha izindi kompanyi zose muri aka gace, kuko nibura buri muryango muri ako gace wari ufite umuntu ukora muri rumwe muri izi nganda. Ikindi kisumbuyeho nuko abakozi ba Adidas na Puma bakoreshaga amaresitora n'utubari bitandukanye. Izi nganda zombi zakomeje guhangana. Puma igenda runona Adidas. Muri iki gihe rero uyu mujyi bakoreragamo wari urimo amakipe abiri ya ASV Herzogenaurach aterwa inkunga na Adidas, naho FC Herzogenaurach yo yaterwa inkunga na Puma. Ibi byatumye havuka guhangana gukomeye hagati y'aya makipe yombi, biba derby ikomeye cyane. Ku ruhando mpuzamahanga Adidas yamenyekanye nyuma y'uko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1954 ikipe y'Ubudage y'Uburengerazuba, murabizi ko Ubudage bwari bwaracitsemo kabiri, yari yambitswe Adidas imyenda n'inkweto itwaye igikombe cy'isi. Naho Puma yamenyekanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 70 ubwo yambikaga icyamamare mu mupira w'amaguru Pele, ikamwerekana ari gufunga imishumi ye y'inkweto. Icyo gihe zari Puma. Iherezo rya Adolf na Rudolf Dassler. Aya niyo mateka ya Puma na Adidas uko yatangijwe n'abavandimwe babiri bitewe no kutumvikana, ariko ntibyababuza gukora inganda zikomeye cyane mu ruhando rwa siporo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1974 Rudolf yitabye Imana ku myaka 76 azize kanseri y'ibihaha, naho Adolf yitabye Imana nawe nyuma y'imyaka 4 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 78 ku myaka 78 azize umutima. Ariko aba bombi ibikorwa byabo biracyakomeje. Ubu izi nganda ziri mu zikomeye cyane kandi zambika ibyamamare nka Lionel Messi Adidas, Neymar Puma. Usibye kandi imyambaro n'ibikoresho bya siporo, izi nganda zisigaye zikora indi myambaro isanzwe. Nitwa Guta. Hari ibintu rero hano bisanzwe ariko bijijwe mu bindi bihugu. Ibyo bintu ni ibihe? Buriya gahugu umuco n'akandi wako. Buriya ari gusa nyine hano buriya nko kurya shikarete muri Singapore. Mu byo uzarira muri Singapore shikarete ntago irimo. Umunsi uzateganya kujya muri Singapore, mu byo wahagurukana shikarete cyangwa se gamzi, si icyerekezo cyiza. Ibyo ntibikora kuko ntibyemewe kuyirira mu muhanda. Ikindi kandi nuko udashobora kuyicuruza, nta naho wabona yamamazwa. Muri make zirabujijwe ahantu hariho hose. Iri ni itegeko ryatangiye gukurikizwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1992. Kwambara ikoboyi y'ubururu ni wambara ikoboyi y'ubururu muri Korea ya Ruguru uzaba wishe itegeko. Ntago
ikoboyi y'ubururu ni ikizira kikanazirizwa kwambara ikoboyi y'ubururu muri Korea y'Amajyaruguru. Ikoboyi cyangwa se jeans y'umukara nta kibazo. Kwamagana amakoboyi y'iri bara ngo ni ukwamagana ukwigarurira isi kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko jeans ni umwenda w'Abanyamerika cyane. Uzasanga uzagenzura imyenda y'Abanyaburayi muziranye, uzasanga jeans nta hafi ya ntazo. Kwambara inkweto ndende ntibyemewe. Kwambara inkweto ndende ku masite ndangamurage mu Bugereki. Niba ukunda inkweto ndende cyangwa se high heels nta kibazo, gusa uzabanza utekereze neza nujya gusura Ubugereki. Uzasura amasite ndangamurage yaho, ntago bazakwemera kuko birabujijwe, ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye harimo shikarete nkuko naho ntago birabujijwe. Impamvu nuko ngo zira nkweto zitsindagira ubutaka cyane bigatuma ibimenyetso ndangamurage monima byangirika. Ibikoresho bifasha abana kwiga kugenda. Ibikoresho byigisha abana kugenda birabujijwe muri Canada. Ntago wajyana business y'ibikoresho bifasha abana kwiga kugenda, baby workers, muri Canada, kuko ako kanya uzahita uhomba. Ugomba gukambakamba bo niko bizera mpaka umaze kugenda. Muri iki gihugu ibi bikoresho ntibigurishwa kandi ntibinamamazwa. Gutunga cyangwa se gucuruza ibikoresho ushobora gucibwa ihazabu y'amadolari $100,000 y'Amanyakanada cyangwa igifungo cy'amezi 6. Ikindi, hari ibihugu nko kwishyura umurundo w'ibiceri. Buriya ntuzagerageze kwishyura umurundo w'ibiceri muri Canada, naho ntago byemewe. Mu Rwanda ibaze ubaye ufite ibiceri nk'iby'ibihumbi 50 ushobora kwishyura nta kibazo, ubundi ukikomereza gahunda zawe. Ariko amategeko ya Canada ntibyemewe kwishyura umurundo w'ibiceri. Hari umubare ntarengwa w'ibiceri utemerewe kurenza. Urugero, ntiwemerewe kwishyura amadolari ya Canada 25 igihe higanjemo ibiceri by'idolari rimwe. Arandi hano cyangwa se ikindi gihugu uzi hari ibintu bibujijwe bitangaje. Igitekerezo cyawe ni ingenzi. Ushaka kutwandikira, ukanyandikira kuri WhatsApp 078 226 821.